akagare wasangaga kariho ibyondo ariko ubu ntawe kazongera kujyaho ibyondo, uzasanga gakeye gafite isuku ukabona kagenda ku muhanda ujyanye n'iterambere. Reba nawe ngwaye imyate, ubu nta n'imyate ngwaye kubera kaburimbo. Salongo namushimira kuko yakoze umuhanda mwiza, kaburimbo ntago bapfa kuyigondera buke. Aba engineer mbazanye ngo dukore uyu muhanda banciye amafaranga atabarika, abandi bo barananije kuko umu engineer wa mbere nahamagaye ngo azare uyu muhanda tujye inama yo kuwukora, yanciye miliyoni. Andangije ndamubwira none no kurangiza wose, arambwira ati ntaguhenze, amafaranga byagutwara byose hamwe nkabirangiza nta byagutwara miliyoni. Kidashoboka rero turagikora kigashoboka, nta kintu kidashoboka ufite ubushake. Yewe nta muntu wanyitambitse n'abantu benshi ngo ese ngo ubundi ngo yayampaye ngo yayampa cyaka yanka bakene bakajya kwiteza imbere. Ubwo wafata miliyoni 100 ukaziha umukene ukennye mu mutwe ukazimuhereza yararazitwitse, bitaba ibanga cyangwa bigirwe ubwiru. Uno muhanda wuzuye uhagaze akayabo k'amafaranga ngahe?
karere ka Bugesera niho turungubu mubona ndi kwigare ndi kumwe n'umunyonzi aho bishimiye igikorwa cyiza cy'umuhanda bamaze kugeraho byatangijwe n'umugabo witwa Salongo musanzwe muzi nk'umupfumu utuye hano mu karere ka Bugesera. Bambwiraga ko umuhanda wari ikibazo ndetse hari n'imbogamizi ugana mu giturage, ariko ubu ngubu barashima iterambere bagejejweho n'abaturage bagenzi babo ko bakize imbaraga hamwe. Ni umuhanda bavuga ko gukorwa na Salongo byabateye ishyari ryiza bagahita bakomerezaho gukora umuhanda wabo. Twageze nka BigTown TV nk'uko mubibona ku igare, bambwiye atereka tukwemeze ko bishoboka mu gihe mbere igare ritacaga ahantu nk'ahangaha ngo tugende ndetse umuntu avugiye no kuri telefone atwaye igare. Nk'uko bireba mvuye ku igare bantwaye iminota itari mikeya, reka nongere nicare kugira ngo mubibone. Papa umeze neza? Nanjye meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Nyonge igare twigendere. Reka nyonge. Usanzwe utuye ahangaha? Wigengesera utankubita hasi? Ndabona ari ku muhanda umeze neza ntago nago. Umuhanda barimo kuwukora, abakozi urabona bari imbere barimo kuwukora neza. Barimo kuwukora neza. Bameze neza rwose. Kandi Kanyaruru kumbwira ati ahangaha kugira ngo umuntu atambutse igare ahangaha byari ibibazo, ariko turishimye turashima n'abaturage bakiza amaboko hamwe bagakora umuhanda umeze gutya. Oya haranasobanutse rwose, iyo tuhageze tubona noneho mu kudukora igikorwa cyiza cy'iterambere turimo kukishimira cyane bikomeye cyane. Iriya kaburimbo hariya yatangijwe na Salongo warayibonye? Narayibonye, twese twarishimye nk'abaturage bahatuye rwose. Ubwo rero iyo dushishoje tubona rwose leta itwitaye mu bikorwa by'iterambere cyane. Mufatanyije nk'abaturage murabona rwose biri kugenda neza nta kibazo. Urabona ari ukwikura mu bukene kandi na leta itwitayeho kadufata neza cyane. Kano kagare kawe ntabwo rusanzwe ugatwara gutya nka gutya ndi kubona wisanzura widagadura. Akagare basangaga kariho ibyondo, ariko ubu ntabwo kazongera kujyaho ibyondo, uzasanga gakeye gafite isuku, ukabona kagenda ku muhanda ujyanye n'iterambere. Ni sawa. Noneho ubu ngubu ushyiraho umufuka w'ikintu runaka ugatambuka nta nkomyi. Nkatambuka rwose, twarishimye cyane kandi n'ubu turashima rwose leta y'u Rwanda ko yadushyize ahantu hagaragara. Yes, ngira ngo murabyumva n'umugabo turi kuganira utwaye igare, gusa ntago ari umunyonzi, aryifashisha mu kazi gasanzwe ka buri munsi, ariko arashima avuga ati ahangaha umuhanda wabikoze fresh, wabikoze neza cyane, turatambuka nta nkomyi bikagenda neza. Papa turagushimiye kandi reka tukubwire ukomeza akazi kawe neza nta kibazo. Yego nanjye ndabashimiye rwose kwa mwampagaritse mukambwira icyo ntekereza mu mutima wanjye nkanyibasobanuriye. Urakoze cyane. Ni mu gihe abandi baturage bavuga ko batewe ishyari n'igikorwa Salongo yari yarakoze maze bibatera gukora uwabo muhanda bafatanyije bahuje amaboko. Nk'iki gikorwa tubasanzemo murakibona ko kiri kugenda neza kandi ni byiza cyane. Papa umeze neza? Abantu mutinya kuvuga ibikorwa byiza muri gukora. Nukuraho amashusho. Ninkuraho amashusho. Reka bayarebeshe hariya tuganira atakure. Nakureho amashusho yarebeshe yari kureba hariya. Umeze neza urakomeye? Narebe. Urashima Imana? Nta kibazo kabisa. Kuki utinya amashusho? Kuki utinya amashusho? Amashusho se? Amashusho bitewe n'akazi umuntu aba arimo arajya batari ngombwa cyane. Ariko umuntu umugabo nyamugabo nufata nyine akaza akora akakereka abandi ko kamutunze nta kibazo kirimo. Oya. Amashusho buriya nago nyemera neza. Nago yemera neza. Uyu muhanda mwatangiye gukora ryari? Uyu muhanda se? Uyu muhanda twatangiye uyu munsi. Nabitewe n'iki se? Nabitewe n'iki ko rusanzwe ko umuhanda wari warangiritse. Hanyuma nyine abakire bikize hamwe bafatanya na Salongo batera inkunga. Ubu rero nibyo turimo kugira ngo nabo tuhahindura umukara. Banga mugiye kwashyira mu kaburimbo. Tugiye kwashyira kaburimbo. Wese nkawe nubwo ukora amafaranga ahangaha urumva bizakumara iki ntihajya kaburimbo? Amafaranga se? Icyo bizamara. Icyo bizamara urumva nubwo nta kinyabiziga ngira nzajya nyura ahantu heza hatari ibyondo. Hatari ibyondo kabisa. Ariko nacyo uzanakigura nta birenze. Birashoboka kandi urumva n'iterambere mu baturage ririmo riraza. Ririmo riraza. Usanzwe se ko umuhanda utarukoze byangizaga iki mu kazi mukora ka buri munsi cyangwa icyo byangizaga hari haracukutse ikinyabiziga cyagendaga kikagwamo, ugasanga amazi yaretse, imibu ugasanga imibu irimo maho ngaho, ugasanga n'abaturage bakuyemo za malaria. Ariko urabona noneho ko nta kibazo.
Okay. Urakoze cyane ndagushimiye komeza akazi keza kabisa akazi kabi keza. Urakoze nawe. Ariko mujye mureka gutinya amashusho nta kibazo cyane. Okay. Ubutaha none uzasanga ndi tayari ikintu cyitwa kwishusho. Ndi fresh kabisa. Okay, urakoze cyane. Umuhanda ngo mwawutanye uno munsi mukaba mugiye kubusoza. Usanzwe utuye nahase cyangwa waje gukorera amafaranga? Nahaje gukora amafaranga. Waje gukora amafaranga. Ubwo wasanga muri quartier wanye utajya ukora umuhanda urimo. Ndawukora neza cyane. Ariko nyine mu gihe twakenewe ko tuza kubafasha baraza bakaturira twabafasha mu buzima busanzwe. Abantu nk'aba ngaba kwiteranya bakavuga tugiye gukora umuhanda wa kaburimbo. Ni byiza cyane. Kako natwe tubona imikorere nta kibazo. Nahano mukorera hakaba heza. Hakaba heza. Biturinda zerereze n'iki nta kibazo muri rusange. Byose ngira ngo nkuko mubireba turacyari i Nyamata ni mu Bugesera turi kuri wa muhanda n'undi wakozwe na Salongo ngira ngo mwaze mubibona ko turi aho n'ubundi bifuje guhita bakomerezaho ahangaha ni kaburimbo yubatswe na Salongo kugira ngo ijye imugeza ku bikorwa bye ariko n'ubundi bigirira n'akamaro n'abandi benshi cyane baturanye kuko ngira ngo mwagiye mubibona ko ino kaburimbo igiye ikikijwe n'amazu menshi cyane no kuvuga ngo byoroheye buri muntu wese warutuye ahangaha ko azajya agera iwe byoroshye bitewe n'iyi kaburimbo Salongo yasize ngira ngo mwumvise imbamutima zabo twagiye tuganira nabo bari kuvuga ko iki gikorwa cyababereye kiza cyane tuza kuganira na Salongo abe yatubwira imbogamizi yaba yahuye nazo mwaka kazi yakoze cyangwa se n'iki gikorwa yaba yiyemeje gukora anatubwire ko batubwiye ko uriya n'umuntu ugiye gukora agiye kubasapotinga aratubwira byinshi bitandukanye nk'uko bisanzwe nta gikorwa kibura imbogamizi nawe araza kutubwira imbogamizi yabahuye nazo kugeza amagingo aya ngaya ngira ngo murabibonanye nk'uko babivugaga byatanze akazi ku baturage benshi ngira ngo mwabonye ko n'undi biri gukorwa n'abantu bafite amamashini taza kuvuga ngo ni mashini zikora ariko ziri gukoreshwa n'abantu ngira ngo uko mubibona n'umusozo cyangwa se bari gusoza igikorwa Salongo yari yakoze gusa umuhanda ntago bawutashye gusa bari gusoza kino gikorwa nkuko mubibona uragarukira anga ariko nkuko nabikubwiye hari abaturage biyemeje cyangwa se bakopeye uyu nguyu babona ni byiza biyemeza gukomereza aho niho mpamvu mwatubonye hari hirya aho twari turi kumwe n'abandi bari gukora icyo gikorwa bari gucukura undi muhanda n'ubundi hirya y'uyu nguyu Salongo yiyemeje gukora abandi bahise bakomereza ni igikorwa cyiza ngo yabateye ishyari ryiza cyane ngira ngo murakomeza mukurikire kino gikorwa uko kiza kuba kigenda reka dushaka uburyo twaganira na Salongo atubwire mbamutima ze atubwire uko yakiriye iki gikorwa kigera ku musozo aratubwira n'imbogamizi kuva atangiye kugeza amagingo aya ngaha cyane ko zitabura uko byagenda kose ndiabe niyo sabandi kumwe na Kibro turacyari hano mu Bugesera ni i Nyamata niho duhereye ni mu murenge wa Nyamata nyine mu karere ka Bugesera turacyari gukurikirana kino gikorwa cyakozwe na Salongo aho yubatse umuhanda munini abaturage babyishimiye bavuze ko kugera mu rugo iwabo biri ikintu kiri kuborohera cyane ukurikire kino gikorwa kuri BigTown TV mutarakora subscribe kugira ngo n'ibindi bikorwa bitari ibingibi ujye ubibona mu buryo bworoshye cyane murakoze cyane ndabashimiye ko mwabibonye nyine turi mu gikorwa cy'uno muhanda uri gukorwa hano i Nyamata mu Bugesera ahazwi nko kwa Salongo turi kumwe n'abamama n'ubundi baturiye uno muhanda bigaragara ko umuhanda ubinjiza mu nzu neza iwabo baratubwira icyo byabamariye cyangwa se akamaro n'umuhanda wabagiriye turaganira nabo muraho neza murakomeye turakomeye bashima Imana nababazaniye kaburimbo mva yarahageze ibintu ni wane Bugesera namwe gukana murakazi ngo ni wane ni wane turabizi murabizi byafashije rero kugezwa kaburimbo ahangaha byabafashije iki byadufashije byinshi tujya guhaha nta vumbi byateye amanda ari kunsetsa ibintu byose nyine byabaye neza imbogamizi zisanzwe zihari kaburimbo itaragera ari izihe rero imikuku wahamagaraga umunyonzi ngo aza gutwara ukagenda igukubita ariko ubu tugenda neza nta ribi nkatwe reba tw'abadepite nta kibazo ni ukugenda unyerera imbogamizi mwarahuye nazo hubakwa no muhanda murabona murawegereye muvuga muti ko muri kutwangiriza amazu abaturage hari igihe mutumva nyine biri gukorwa bavuga ngo bari kubangamira inyungu zanyu wenda wabona nka kaburimbo unyuze kuri iki gipangu ko byakubangamiye uri gukorwa ntago mwagiye muteza imbogamizi kuri Salongo wakoraga no muhanda ibyo ni ibya barandirodi twege turakodesha ariko nta mbogamizi twahuye nazo wabona ibintu byiza se ukavuga ngo wahuye n'imbogamizi wapi uraho neza nawe
Muraho neza. Ndabona uri depite. Yego ndi depite. Murakomeye nta kibazo. Turakomeye. Ibikorwa by'umuhanda wari yakira bitese. Umva twabonye ari byiza cyane, tusohoka mu nzu tukandagira muri kaburimbo tukagenda nta kibazo. Agenda wigengesa. Bundi imbere uno muhanda wari mubi cyane. Barawukora rero none byabereye byiza. Byabaye byiza cyane. Murakoze mama. Namwe murakoze. Urashima Imana? Kuri ukundeba nabi? Oya. Ukamenya we kitagushimishije? Reba nahora ngwaye imyate, ubu nta n'imyate ngwaye kubera kaburimbo. Ubu nta myate urwaye kubera kaburimbo? Reka. Reba aho kuva mu gatondo nabyukiye muri siripuri uri kwisa. Ubu idasa neza idakeye. Nayibonye kabisa. Ariko bavuga umwigeme, uri umurundikazi? Ndi umurundikazi. Igihe kingana iki we hano? Imyaka myinshi. Imyaka myinshi. Nawe wageze kaburimbo itarajyamo. Byajyaga bikubangamira iki? Hari icyondo giteye ubwoba. Wari kwibaza ati ese ngaha ni muri wa mujyi wa Nyamata bavuga cyangwa ni hari imwogo. Ariko ubu habaye umva ni waba. Ni wa? Waba. Ni waba. Ubu ni heza cyane. Waba bibavuze uneza cyane. Neza cyane. Nanjye ndakungutse ahangaha kabisa. Ni waba. Ni heza pe. Salongo yarakoze. Twebwe Imana yiba yari ihari yazikamwongera n'ibindi bagahura amaso mu yandi yamuha pe akantu karagakwiye. Umusabiye akantu kavuye ku Mana gatubutse ahubwo. Urakoze cyane. Zamusondeke. Turacyari kugenda tuganira nabo nangaha hari umupapa meza neza se? Meze neza ntari. Urakomeye? Ndakomeye. Uri mu kazi se? Njye ndi mu kazi. Kuri ku muhari? Kuri ku muhari. Ku muhari wa Danjemani. Kubera iki? Ibintu birakomeye. Uno muhanda wowe wakiriwe ute gukorerwa aho nyine ukameza angaha gutya ahangaha? Cyangwa we ntago ari utuye ntago bikureba? Njye niho ntuye ni naho nkorera. Nkaba n'umwe mu bantu bakorera Salongo nyine mu bintu bya mekanike. Ndetse nawe ukorera Salongo? Umuhanda rero wirengagije gukorera Salongo ku cyawe giti wakumariye iki? Waramfashije cyane kubera ko nkutahamo nanjye ngiye muri karitsiye yaho ncumbitse, kubera ko nanjye buri gihe umfasha cyane. Uko mbwiye ati kata mu nzira zijya kwa Salongo ahantu hari kaburimbo nshyashya nawe abasha kumva vuba vuba. Imbogamizi wari usanzwe uhura nazo no muhanda utaruzura? Yari ihari kubera ko hari igihe bamamagaraga nabwira umuntu nk'umumotari ngo ngwino ntware, kubera n'ubunyereri bwahabaga n'icyondo cyari gihari, avuye kuri kaburimbo yo hepfo azamuka ruguru akambwira ati oya duhurire hepfo kuri kaburimbo. Ariko ubu ngubu niyo mubwiye ngo ngwino aza yihuta kuko ababona umuhanda ari sawa. Aza yihuta byatari. Urakoze cyane kumbonye se ugahita uhisha kariya kantu kugira ngo utama bro? Oya ntabwo nakwima, njye ndi kwinywera ka energy ntari ibi nushaka nawe ngawe kirasoma. Kandi kantu kari nk'iryo cupa? Oya nta kandi kabamo. Urakoze cyane asa akazi keza brother. Sawa. Papa meza iteze? Ni fresh ntari bisa? Nabirenze kabisa. Nabirenze? Si mwese muri kunywa utu energy? Yadanje. Habaye iki se? Habaye iki? Nuko twanywa energy kuko aba ari nziza nabirenze. Yize muri kwivura hangover. Oya. Nuko nyine umuntu aba avuga ati ka energy kagabanya umunaniro kagabanya iki? Kibazo umuntu akavuga ati kamfate ka energy kugira ngo mbaganye umunaniro no kuba ntekereza nabi. Ntekereza neza nabirenze. Urakore bagafata nk'inzoga wese kugafata? Oya. Njye nkafata nka ji nabirenze. Nka ji? Yego. No muhanda rero nawe utuyina hangaha. Nanjye nuri hano Kacyiru gatoya hano hepfo. Kacyiru? Yego. Hano wasaba Kacyiru? Hano Kacyiru hano hepfo gatoya. Bayita iki Kacyiru ni mu baherwe? Ni heza cyane, ni mu bakire cyane. Naho urabona ko twadukize ntabwo dukennye pe. Kabisa. Uno muhanda rero kuwukora ahangaha uranga wakumariye iki? Umuhanda ni mwiza cyane. Kaburimbo ahantu hose, Kacyiru ni kaburimbo, na hano kwa Salongo bashyize kaburimbo kubera ko n'ubu naho ni mu baherwe begenzi bacu twese twadukize. Yego. Usanzwe ari kuri umumekanisiye cyane. Nawe nabona ko nambaye isarubeti y'akazi kugira ngo umuntu wese duhura afite ikibazo mpite mudepana bihite birangira. Yego.
niko bimeze kabisa. Musasa ndagushimiye, reka nshimire na Salongo turi kumwe nge nawe. Yego, Salongo nawe namushimira kuko yakoze umuhanda mwiza kaburimbo ntago bapfa kuyigondera buke. Yego. Okay, urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Yes ni BigTown TV turakibereye ahangaha mu Bugesera turekere mu muhanda bavuga nyine wubatswe na Salongo. Bagiye ubona ko hari n'indi yagiye yishamikiraho kugira ngo gahunda zigende neza. Abaturage baragira bati ntago byarangirira ahangaha. Amatara mushaka n'amatara no ku muhanda. Okay, Salongo ndamubwira ndabakorera ubwo buvugizi. Ngira ngo biyemeje ko bitarangirira ngo bahita bakomerezaho umuhanda wundi barangirije aho Salongo yarari gukorera. Nuko nko gahunda zimeze nta kibazo na kimwe gihari. Yes, reka ngerageze ndebe ko nabona Salongo nkaganira nawe akatubwira uko yiyumva cyangwa se uko iki gikorwa cyakiriye nyuma y'uko kigeze ahangaha. Uko umuntu yabivuga kigeze ku musozo nubwo batarataha umuhanda, ariko umuntu yavuga ko kigeze ku musozo. Ngira ngo mwumvise abaturage ko bavuga bati ahangaha hagiye amatara byaba ari byiza cyane. N'ubundi turabisaba Salongo turamuvugisha twumve ko yabyemerera abaturage. Turi kumwe nawe twamaze kumubona, reka tuganire nawe. Muraho neza? Muraho. Murakomeye? Turakomeye. Mwanyemereye tuganire? Akanya gatoya. Okay. Murakoze cyane. First of all ndabashimira ko iki gikorwa cyiza mwakoze. Ndabashimiye ko iki gikorwa cyiza mwakoze. Imana ndi kubivuga mu kandi kangira nti imbogamizi mwahuye nazo kuva kino gikorwa mu gitangiye kugera kigeze ahangaha, imbogamizi zagiye zibizi. Imbogamizi zabayemo na ahantu twinjiye ku muturage hariya hepfo gato. N'ubu tukikakosora ndumva ariko turi mu biganiro. Hanyuma niba ngombwa ukantu twinjiyemo tukazagasenya nta kibazo, ariko ubundi imbogamizi nyinshi umuntu agira nyinshi yatangiye igikorwa. Okay. Nanyuma kwiyemeza rero kuvuga ngo ngiye kubaka umuhanda nk'uyu nguyu kaburimbo ni ikintu dusanzwe tuzi ko gihenda. Byaje bite biterwa n'iki mubikora mwemeza kubikora ku cyanyu giti mwebwe mwabitekerejeho muti? Kaburimbo natwe nanjye niko nabyumvaga, ariko gihe nabyumvaga uko abandi babyumvaga je siko nabyumvaga cyane. Kaburimbo ikorwa n'ibintu hari ibintu bikora kaburimbo. Icya mbere ni igitaka. Icya kabiri ni amabuye. Icya gatatu ni godora. Urumva? Ibyo ni ibintu bikora kaburimbo by'ingenzi. Urumva igitaka mu Rwanda turagifite cyane. Urumva ariyo bita laterite. Igwa compacting kugira ngo utsindagire. Hanyuma ikindi amabuye turayafite. Amabuye turayafite hano mu gihugu menshi. Abandi bakora imihanda rege bajya no kuyagura mu bihugu byo hanze bakazana mu mato akomeye no mu ndege kugira ngo bajye gukora imihanda yabo. Maze gutekereza ibintu rero bigize umuhanda numvise byoroshye. Ko jewe nize engineering nayo mpora mbibabwira igihe cyose iyo tuvuga ndabibabwira mukajya wena ndabeshya. Ngira ngo yo nkoze nk'ubu igikorwa muhita mubona ko noneho ntababeshya. Kubera ko jewe nanga bambeshya. Aba engineer mbazanye ngo dukore umuhanda banciye amafaranga atabarika. Nkeka ko n'ibintu byinshi binanirwa gukora ibihugu byabo bimwe na bimwe binanirwa gukora akazi cyangwa gutera imbere biterwa n'abantu bize ibintu bimwe bikomeye bagashaka kubitugurisha igiciro cyinshi. Urumva? No kuvuga ngo rero niba warize ibintu kugira ngo bigirire abantu benshi akamaro ukabibahendaho cyane, ntago wowe nta musanzu ubutanze kugira ngo bya bintu wize bigirire abandi akamaro. So je rero numva ibintu byose nashoboye kwiga byagirira abantu benshi akamaro. Niyo mpamvu nemeye kugira ngo nitange. Abanjeniyeri bandi mbareke ngikorere. Fatanya n'abantu bashoboye kunyumva, fata amafaranga yanjye makeya mbishyiramo ngura bya bitaka, ngura na bya bindi bisabwa ibihenze ubundi ni godora. Ibintu byose bihenda nihenda uko kagunguru kamwe kagura amafaranga 200. Kandi tugunguru twagiye ntabwo ari dukeya. So ibindi ni ibitaka n'amabuye. Iriya garaviye ngiyi ijya hejuru barayisya, hari hirya uruganda rw'umuhinde yazanye rukora rusya amabuye. Nagiye turumvikana ndamubwira nti je wimpera ngiye ko igikorwa rusange ku giti cyanjye kigirira abantu benshi akamaro. Aranyumva ayimpera makeya. Njya nawe mu biganiro. Turabikora gakunda. So igitekerezo rero cyanjemo ngishyira mu bikorwa birashoboka. Yego.
Okay. Bashize ndi kuganira no mu mudamu wawe no muri iki gikorwa ubwo cyari kiri hafi kugera ku musozo ariko mbwira iti ajya kubikora namubajije nimba azabishobora mumaza nimba atari kwiyemeza yandi iyo bwiyemeza nyine iyo bwiyemeza ambwira ko bishoboka nanjye mbitega amaso none koko birashobotse ubibona ko wagarutse ugasanga byaratunganye rero na madamu wanjye twe dushyize hamwe mujya mubona dushyira hamwe tujya gufasha abantu dushyira hamwe tujya kureba ababaye nta kintu kitunanira akiyongeraho n'abandi ba engineer banyumva hari hano dukorana nka 2-3 banyumva abandi bo barananije kuko umu engineer wa mbere nahamagaye ngo azare uyu muhanda tujye inama yo kuwukora yanciye miliyoni 50 phase ya mbere yo gukompactinga no gutsindagira gusa andangije ndamubwira no kurangiza wose arambwira ati ntaguhenze amafaranga byagutwara byose hamwe nkabirangiza byagutwara miliyoni 200 ndavuga miliyoni 200 ndavuga ntibyo ntago byabikibayeho amafaranga ntayo mfite ntabwo ndayatunga no mu buzima bwanjye ushobora kuba narayatunze ariko buhoro ubwawe nawe bimaze kurya ni menshi arenga miliyoni 100 aho ugeze ntazo ndarya warazirengeje imyaka umaze so aranije ndavuga ntereka mfata umwanya wo kubitekerezaho jewe tuzabyikorere nkatwe n'abantu bazamfasha mfata urubyiruko rwarubyiruko rugifite imbaraga myaka 18 bamwe batajya ku ishuri ngangana nawe abandi barangije amashuri badafite akazi bahabwira muza hano mu nyegere ndashaka kubaha akazi ariko sinshaka ko mukadindiza ndashaka kugira ngo dutangirire ahangaha tugera ahangaha sinshaka wowe niba uje gukora umubyiza ahangaha ukore nkaho ushaka kuzahakora umwaka hakore nk'umuntu ushaka ko harangira uyu munsi byo dukora ibindi batugere ntibishoboka nabwo ntibirashoboka niba bidashoboka genda haje abantu barenga 50 bashaka akazi ndabirukana nsigarana 20 ndabwira nti rero abangwege musigane mwege bakoze amafaranga baranaje kujya bahangiye kunyakubira kabiri ayo bari kubona umunsi umwe nyagukubira kabiri ariko duhakore twihuta urumva ubwo abatashye baragiye bicwa n'inzara bajya kwiba bajya kubomora amazu urumva ubwo ndizera ko nabo bagiye kubomorera amazu bagarutse wanye ngo bafashe akazi ko karakomeza iwanjye urumva wabomorewe inzu akagaruka iwanjye ngo naje ndamufasha undi wagiye kwiba nawe inzara yaramwisha ajya kubomora wenda baranamufata urumva mbakubira kabiri yandi ngira abakozi bakeya bashoboka hano twakora mu gihe gitoya birankundira abwira nti rero imbaraga mugira ni nyinshi reka tuzikoresha kuko urubyiruko nibwo rukora ibintu bikomeye kandi narwo rwangiza urabizi ko mu kwezi tuvuyemo 94 urubyiruko rwafashe umuhoro rushishikarizwa na leta yari iriho bafata umuhoro bakora hasi bica abantu miliyoni mu mezi 3 gusa iyo baza gufatanya nanjye tugakora nk'imihanda icyo gihe banyanjoza kuba ndi mukuru cyangwa tugahinga twari kwezi imyaka myinshi cyane tugakora n'imihanda myinshi nk'iyi ngiyo kugira ngo dusenye igihugu cyatubyaye igihugu rero cyanjye navukiyemo nako igihugu cyanjye mvukamo nubwo nabyawe mvukiye mu mahanga ariko ndi umunyarwanda numva nta kindi kintu nagiha ubwitange cyakoresheje kugira ngo babohore iki gihugu ingabo zari za FPR kugira ngo zikibohore zikigezaho kigeze je numvaga nanjye nta wundi musanzu natanga ureke kufatanya nacyo kugira ngo twubake iki gihugu cyashengwe n'abantu nongere mfatanye nacyo kugira ngo tucyubake numva rero nta kindi gishoboka cyose nagitanga umutima wanjye wose ushoboka kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kigeraho kigera ntago ndi umwe wo mu kukinaniza ngo ibintu bishoboka ubu ntago uzansanga muri babandi babintabishoboka basigara ahandi nka kumwe babwiraga madamu ati ntibizashoboka ugaruka usanga byarashobotse ko byashobotse se kidashoboka rero turagikora kigashoboka nta kintu kidashoboka ufite ubushake amafaranga siyo ya mbere amafaranga siyo ya mbere ahubwo ubushake gukora cya kintu wumva kikurimo kidashoboka abandi babona igishoboka abantu bagura ngo ikintu gishoboka ngo ntago uzubaka inzu ntago uzatura heza wowe uvuga ko bishoboka numva ko byashobotse ubishyire mu bikorwa ushobora ngo ntago uzarongora ngo ntibishoboka kubera kutabitekereza nyine uzahora gutyo ntabwo nabitekereza ejo bundi nyuma y'imyaka ine ahubwo urataha ubukwe bwawe ufite ingahe nzakugira pare ubwo wabitekereje ni sawa nzakugira pare hanyuma rero abaturage nanganiraga nabo baravuga ngo ikibura ahangaha ati Salongo turamushimiye ku byakoze ariko hano harabura amatara hari ubwo mwamuteganya kwashyira amatara amurikira abantu ku mugoroba bazadufasha nanjye na rege barahari barabibona ubu ngubu iki gikorwa mugiye gukereka isi yose
n'ubuyobozi burahari nabwo buzadufashe bubwire buri muturage wese abayobozi b'imidugudu babakangurire gushyira buri tara ku muhanda cyangwa se bazadushyire n'ayandi manini. Ubuyobozi bushobora kudufasha, akarere kakadufasha bakaduterera amatara hano kuri uyu muhanda. Nta kintu bitwaye iki se? Yego. Niba bitaba ibanga cyangwa bigirwe ubwiru uno muhanda wuzuye uhagaze akayabo k'amafaranga ngahe? Umuhanda ntabwo utwaye amafaranga, nta miliyoni 50 ziwurimo. Kandi bambwiraga ko uzatwara 200. Nta miliyoni 50 zirimo rero. Hari abandi bantu bafite menshi kurenza Salongo. Hari abandi bantu bafite amamiliyari bapakiye mu nzu zabo babitse hasi adafite akamaro. Hari abantu benshi bafite ibikorwa nyangenda mbisura nka cano henshi iyo mu mujyi za Kimironko za Remera hehe n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Bafite ibikorwa bikomeye ariko uca mu bihuru, uca mu binogo by'amazi udashobora kugera iwe n'amahoro. Imodoka zabuze aho ziparika kubera amafaranga yabo batazi uburyo bayakoreshamo ibyiza byo gufasha igihugu. Numva rero guta umwanya tuvuga ngo ibintu ntibishoboka, duca intege leta ko ibintu bidashoboka, aho kugira ngo tuyifashe twagumye gushyira hamwe ifaranga abantu bafite byinshi bakabivanayo bagakora iki gikorwa. Abantu bakagisha abantu bafite umutima mwize za engineer mufite imbaraga zo gukoresha igihugu, muzapfa ubwenge bwanyu nta kintu buzabamarira, muzagenda mubujyane kuzimu kubera indanire zimwe zabananiye. Munanirwa kudufasha ngo mudutekerereze mu duca amafaranga make, mutwubakira ayo mazu, mutwubakira imihanda mu bushobozi bwacu buke. Rero icyo nabwira abantu no kuvanayo amafaranga bafite bakegera Salongo. Mfite n'abanjeneri yanjye baza bagira inama uburyo ibintu bimwe byagenda neza batabahenze. Jewe ngubu nemeje ko imihanda yo mu makaritsiye nk'iyi ngiyi tugomba kuyikorera, kuko iyi ngiyi yo mu makaritsiye yacu ntabwo leta izajya kuyitekerezaho aka kanya, ahubwo hari indi mihanda minini barimo batekerezaho. Iyo mu makaritsiye bizabatwara imyaka myinshi cyane kugira ngo baze gukora umuhanda imbere y'umuryango wawe, kubera icyo udavanayo amafaranga ngo nawe yayavaneyo kugira iki gikorwa nashoboye kugikora ndi umwe, tubaye 3 4 5 6 7 10 twakora ibirenze by'umuntu umwe yagakoze. Urabona hirya abandi baturage bagize ishyari ryiza batangiriye, ubonye aho bagiye gukomeza bagende. Umwe yera ndashaka kukwira ahantu hose rero, ndashaka kukwira igihugu cyose. Singiye kubwira abanyamahanga kuko byo ntago bindeba ibihugu byabo n'abazabyubaka ko bashoboye, ariko ndabwira abanyarwanda muhaguruke aho ngaho mu makaritsiye iwanyu mwegeranye amafaranga, mwo kumva ko muzajya gutura mu bihugu byo mu ijuru no muri Isirayeli, aho mutahinze cyangwa mutabibye. Kuki mushaka kujya gusarura aho mutabibye imbuto? Abantu bumva ko bazajya gutura heza ngo ku nyanja z'ibirahuri, ngo aho Yesu yaduteguriye. Aho Yesu yaguteguriye uzaba kubanza kugira warapfuye, banza uba heza ukiri ku isi. Ntuzategeza ko wanza gupfa kugira ngo ujye aho Yesu yaguteguriye, naho ntuzahaba. Uzasanga hari abandi bahakoreye bahatunganyije bagukubita kiboko bagusubiza iyo waruri, ubwo batisubiraho waruri naho utahakoreye. Uri mu bantu bemera ko umuntu wabaye nabi mu isi n'undi no mu ijuru uzabaho nabi rwose. Uzabaho nabi kuko udatekereza iterambere. Ushaka kujya kuba mu byo abandi bakoze. Urashaka kujya mu ijuru, kujya kuba mu ijuru utateguriye ngo hari inyanja za zahabu, ngo hari byose ukumva biri mu mutwe wawe, kandi imbaraga zo kubikorera hano ku isi uzifite. Namwe ngo ibintu turabifite bishoboka kugira tubikorera ibyiza biri hano mu gihugu cyacu. Yego. Okay, Saro warumbwiye uti hari umuntu wabaye nk'utwitambikamo, umuntu urwanya igitekerezo nk'iki cyangwa se igikorwa nk'iki ngiki we ntago turebanda kuwo ngo witambitse cyanyu, turareba muri rusange nihe message bamugenera. Igikorwa ni cyiza, kaburimbo uko nyizi iyo ageze ni wawe ibyaye bihabwa agaciro, si nk'icyo nuko ari kuvanga abantu bakora iyo mu bigunda bafite ibikorwa byiza ariko ugasanga imihanda ntamenye ko n'ubundi muhanda wageze handa akora hagiye guhita habwa agaciro. Umuntu rero witambika igikorwa nk'iki ngiki cyiza akumva ko kitakabayeho, akumva gutanga akantu gato ngo hakorwe igikorwa nk'iki cyiza ari ikibazo, message wamuhaniye. Ye nta umuntu wanyitambitse n'abantu benshi. Kunyitambika no kunca intege. Urabona ngo yasatangiye ngo ntabwo azabishobora. Ngo yarakwiye gushyiramo bwa laterite ngo karekera aho ngaho. Ngo ntabwo ntako abatagize. Ngo izo ngo amafaranga arayapfusha iki. Ngo ese ngo ubundi ngo yayampaye ngo yayampa cyaka yanka bakene bakajya kwiteza imbere. Ubwo wafata miliyoni 100 ukaziha umukene ukennye mu mutwe, ukazimuhereza yararazitwitse zigashya. Urumva ibyo ni ibyifuzo by'umuntu udafite plan. Umuntu udafite plan rero nubwo wamuhamaza amamiliyari nta kintu yayakoresha. Abo rero n'abantu babandi bancaga intege, ntabwo uzabishobora gukora kaburimbo, ntabwo bizi, wihaye passe ndende, abo ni benshi. Uriya rero mwavugaga we w'umuturanye twagiranye akabazora hepfo, naramusabye kugira ngo akantu twamwinjiyemo akareke.
n'ubu turacyari mu biganiro nta kibazo mfitanye nawe kandi nzi ko kazakemuka neza ubu ntihagire n'umuntu umuvugaho cyangwa amwishyiremo nta kibazo mfitanye nawe uwo nguwo ubwo busantimetero nabona ari ngombwa azabuma cyangwa avuga ati Salongo ndashaka hano hantu hasenye nabwo nzahasenya amashyira aho ashaka ariko ibintu bikora iki bigende neza. Reka ngushimire kandi nkubwire courage n'umuhate ufite rwose ntuberekeraho abantu nkamwe igihugu turabakeneye uko byagenda kose reka ndeko nagenda nganira n'abandi baturage numve imva mutima zabo hanyuma rero courage kabisa. Sawa murakoze aba BigTown. Hari abantu nagiye numva bagusabira umugisha mwinshi ku Imana ngi ikube inshuro 100 nanjye ndagushabiye. Urabunsabiye urakoze nawe. Wemeye kuzaba pare mu bukwe bwanjye? Nawe bikubeye gutyo uzantumire. We ntago nzagutumira niho uzatumira abantu parese baramutumira akatumira abantu. Mama muraho neza? Murakomeye. Murashima Imana. Tuye nawe mwizi quartier. Yego. Hafu anga kuri KABURIMBO. Mbere kandi ntayo mwagiraga. Ayo twagiraga. Ubunaga se byangize iki? Twarabyishimiye cyane kuba Salongo yarakoze kino gikorwa. Yego. Mbere hari umutaka hari umuhanda w'igitaka. Cyane twaragendaga tukahura n'ibitaka tugahura n'imvura yaba yaguye birenze ariko twarabyishimiye. Waza nibura n'icyo ubona bitandukanye ubona mbere utajyari kuri wowe cyane kirahari cyane kuko ncamo hano nta kintu nikanga urabona akantu hose hagiye bahakuramo ibihuru bakashyira ahantu heza harimo n'ingo zigiye zitandukanye nta kibazo cyane wavuye guhaha ugatwara ibyawe nta kibazo nta muntu uri kuguhungabanya ntabwo wanguranyerera yego ni sawa cyane abantu bari kuvuga ati ahangaha hakwiye n'amatara ubwo ngubwo nta musanzu uzashya amatara yo ni ngombwa tugomba nta musanzu wawe se ugomba kuzabaho nta umusanzu wawe urahari yego n'abandi cyamukire n'abandi batwumva nyine ugomba kuzajyamo niko bimeze ariko uri umumama ndi umubebe uri umubebe nanjye ndi umusore twakundana nta kibazo Salongo se yanyemereye kuba pare wanjye ntabwo byoroshye kandi numvishije harimo akantu kwe ushaka ko azakubera pare kandi ufite umukunzi mugiye gukora ubukwe none se namubwiye ngo nzashyingirwa imyaka 4 dukundane rero bitwaye iki se imanzi cyangwa isugi ndagasugi ariko rani mbaye ndi isugi wacu wabaroga wacu wabaroga rwose njyewe ntabwo ndi isugi numva wazangora rero ahubwo byaba ari byiza cyane umva ni ukujya ujya ahantu ukanyerera nyine fresh ndaje nzanyerere nange murakoze Yesu ni BigTown TV turacyari hano Bugesera Nyamata ngira ngo mwari muri kubona nyine twari tuganira n'abaturage batubwira imbamutima zabo uko zimeze reka ngushimire ndi kumwe na Kibro kuri kamera narindi hano Nyamata mu Bugesera ndi Albert niyo saba ndabashimiye mwese mukurikira BigTown TV mudayibona no kuyikurikira umwami Imana Yesu abarinda cyane murakoze.